niba rero ariko angana akayiko gake agashyira isukari mu cyayi urumva ntabwo ari menshi. Ayo masohoro niyo arimo intanga, noneho intanga ngabamo imbere. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga wenda ngo nsigaye mbona mfite amasohoro make, ariko ntabwo wavuga ngo usigaye mbona ufite intanga nkeya, kuko intanga ngabo zo nta nubwo ziboneshwa ijisho, ziri muri ariya masohoro ariko ntiwanazibona. Amasohoro rero mu gihe ari makeya, ariko ibaze akayiko kamwe gashyira isukari mu cyayi, ahubwo kugira amasohoro menshi nibwo biba ari n'ikibazo. Birashoboka ko ushobora kugira make, biranashoboka ko ushobora kugira menshi cyane arenze. Ndagusuje cyane, ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Muri video yo muri aka kanya ngufi cyane ngiye gusubiza utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere ni cy'umumama wambajije ahangayitse cyane, avuga yuko atajya agira ubushake namba bwo gukora imibonano mpuzabitsina iyo atari kumwe n'umugabo we. Iyo atari kumwe n'umugabo we nta bushake namba bwo gukora imibonano ajya agira. Mbese mu yandi magambo ntago ajya abitekereza, mu yandi magambo ntago atekereza ajya agira. Iki kibazo akaba yarakibajije nyuma yo kumva igihe navuga ngo mushobora kuba muri kuganira kuri telefone irarira ikaze. Ati siko ntajya ngira ngewe n'ako gatekerezo namba, kereka gusa umugabo wanjye turi kumwe nabwo nyine agatangira kunkorakora yerekeza kuri icyo gikorwa, nibwo bwonyine nshobora kumva nshatse imibonano. Ati si ubwo kuko ndi muzima, wangiriye iyihe nama? Mbere yo gusubiza uyu mumama n'ikindi kibazo kimwe ndi busubize cy'umupapa, reka nkubwire ngo ibuka gukanda subscribe. Ibuka gukanda subscribe nyabuna, niba utarabikora ni byiza cyane. Abantu mwamaze gukanda subscribe, je vous aime beaucoup, kubera ko gukanda subscribe biragufasha cyane, bigatuma uza kureba video wishimiye ushaka, bityo ntuze kureba video uyinuba ngo utangire kuyireba wibaze ngo ibi byari ibiki, kubera ko utakanze subscribe ngo umenyeshwe. Kanda subscribe, numara kubikora wibuke no gukanda yanzogera izane twa tugofero, hanyuma ujye wohererezwa ama email yerekana video yasohotse niyihe, igushishikaje uzuyirebe. Ikindi gikomeye cyane, ngiye ubu mfashije bwikuba inshuro 10, kubera ko channel nyine ibigenda yunguka aba subscribers, kandi kwibunguka niko biba ari byiza cyane kurushaho. Hari ukuntu YouTube igenda ranking channels, bivuga ngo uko aba subscribers biyongera nyine ubuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu mumama rero icyo nashaka kukubwira, mama, wihangayika wigira ikibazo, uri muzima pe. Aho waba utari muzima, kereka gusa uvuga ngo umugabo wawe yaje, niyo muri kumwe gukoraho kumva ni nko gukora ku giti, ukumva nta kibazo gihari, ukumva nta kintu ushaka, ukabikora utazi ibyo urimo. Icyo gihe nibwo cyaba ari ikibazo. Naho rwose nibaza yatangira kukwereka yuko hari ubushake buhari bwo kwerekeza ahantu runaka, ugahita wumva nawe uramwakiriye ukumva bigenze neza, reka kubwire ngo nicyo nicyo gisabwa cyonyine, nta kindi. Ni muri kamere y'abagore ubusanzwe muri rusange, uretse iby'iki gihe usanga byarateye bica mu bintu byinshi bitandukanye, aho umuntu mushobora kuba mwaganira cyangwa se haba kuri telefone cyangwa kuri chat mukaba mwanyuzamo amagambo ashobora kuba yabakurura, ariko ubundi ubusanzwe umugore ntabwo apfa gukururwa n'ubusa. Umugore, umukobwa, irari ryabo ntabwo ripfa kuza gutyo gusa. Ikindi kandi kwa kundi uvuga ngo kubona umugabo wenda yambaye ubusa ngo kubera ko ngo akuyemo agashati ngo hejuru ngo yambaye ngo ubusa, cyangwa se ngo duhuriye kuri za piscine ngo yambaye ngo agakabutura gusa, none ngo uramurebye uramwifuza, ntabwo biba ku bagore benshi, nta nubwo biba ku bakobwa benshi. Harimo abo bibaho ariko ntabwo ari benshi, bitandukanye n'abagabo. Abagabo bo abenshi niba abandi niba ari kuri piscine atangira kugenda areba buri wese uko ateye, uko amabere ameze, uko shape ihagaze, uko ibiki byose, utuntu yambaye, agatangira kugira fantasies nyinshi mu mutwe, yibaza ukuntu byaba bimeze bari kumwe ibiki n'ibiki, ugasanga hasi byashobora no kuba bitangiye kwerekana yuko arimo gutekereza na bya bintu. Kuri bo rero ibyo birashoboka cyane. Guhura n'umuntu mu muhanda, umukobwa cyangwa umugore, kubera ko yambaye akajipo kagufi cyangwa se niyo yaba yambaye ibirebire bigera ku birenge ariko akabona araberewe ukuntu, ubwenge bwe gato bugatangira kwimagine ibindi bintu, we kuri we bihita biza vuba. Ibi ngibi binatuma abagabo usanga biborohera kuba bakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye. Ikindi kandi badafite intention yo kuvuga ngo turagirana umubano ukomeye, ugasanga ni ukujya guhaza iryo rari, ubundi ibindi bikarangira. Akarihaza agasubira mu rugo rwe, kandi akumva aracyakunda umugore we cyane n'abana be n'urugo rwe, akumva ntashaka n'icyarusenya, akumva ntashaka n'uwabavuga nabi. Ibyo ngibyo rero ni uko nguko abagabo bateye, bitandukanye na wa mugore
cyangwa se umukobwa akenshi ajya kugera kuri ya ngingo yo kuvuga ngo ngiye gukora imibonano n'uyu mugabo runaka kubera ko watangiye kumva hari ukuntu urimo kumukunda, ukumva urimo uramushaka, ukumva urimo uramukunda. Gukunda umuntu rero ntabwo ari ibintu biza kuko umuntu atambutse mu muhanda, gukunda umuntu ntabwo ari ibintu biza kubera yuko umuhamagaye kuri telefone muvuganye, kubera ko mukorana muri ofisi cyangwa mugira gute. Ni ibintu ku mugore bisa naho ari process ndende bifata igihe. We rero umugore we wa muntu akunda niwe ushobora gutuma nyine igihe akwegereye rimwe na rimwe ku bagore bamwe igihe akuvugisha kuri telefone amagambo runaka, igihe cyane cyane rero igihe muri kumwe mwicaranye muri hafi murebana, agukoraho cyangwa se aguhobera cyangwa se agusoma n'ibindi byose byerekeza hariya, nibyo bituma nyine utangira kuzana bwa bushake. Ibyo ngibyo rero iyo bikubaho ubushake bugahaguruka bukaza, uba uri muzima rwose nta kibazo na kimwe uba ufite. Wigira impungenge rero, uri muzima, umeze nk'abagore benshi cyane n'abameze gutyo bagira icyo gitekerezo gusa cyo kuba yagira ubushake ari uko ari kumwe n'umugabo runaka akunda cyane. Ni nayo mpamvu uzasanga no mu bijyanye no kwikinisha abagabo bikinisha ari benshi kurusha ingano y'abagore bikinisha, kubera yuko abagore nyine badakunda gutekereza kuri ibyo bintu by'imibonano, badakunda kugira iryo rari bari bonyine, ibyo ngibyo ntabwo bikunda kubazamo cyane. Akandi kabazo kamwe cyane ndi busubize, ndashaka kukanyura hejuru kuko nagasubije inshuro nyinshi. Ni abantu bakunda kugenda bongera banyandikira bambwira ngo kwikinisha ngo birandembeje, ngo kandi byatangiye kungiraho ama effects, ngo ama side effects, ngo urumva ngo nsigaye ngo ndangiza vuba, ngo ikindi ngo numva ngo mfite intanga nkeya. Ntiwagiye kuzipimisha ubwirwa n'iki kusiga ufite intanga nkeya? Niba kwa muganga batarakubwiye kusiga ufite intanga nkeya, njyewe birangoye kuza kumbwira ngo ufite intanga nkeya. Turabizi yuko iyo umugabo asohoye amasohoro ye aba angana n'akayiko gatoya kamwe gashyira isukari mu cyayi. Niba rero ariko angana akayiko gatoya gashyira isukari mu cyayi, urumva ntabwo ari menshi. Ayo masohoro niyo arimo intanga, noneho intanga ngabo mo imbere. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga wenda ngo nsigaye mbona mfite amasohoro make, ariko ntabwo bavuga ngo usigaye mbona ufite intanga nkeya, kuko intanga ngabo zo nta nubwo ziboneshwa ijisho, ziri muri ariya masohoro ariko ntiwanazibona. Amasohoro rero mu gihe ari makeya, ariko ibaze akayiko kamwe gashyira isukari mu cyayi. Ahubwo kugira amasohoro menshi nibwo biba ari n'ikibazo. Birashoboka ko ushobora kugira make, biranashoboka ko ushobora kugira menshi cyane arenze, ariko hari igihe umuntu atangira gusobanura ibibazo afite by'amasohoro ugasanga atarajya no kwa muganga, ugasanga ntabwo uri mu byumva neza, n'ibintu yatangiye kwishyira mu mutwe kandi bitari ibyo. Nicyo ngicyo rero nashaka kubwira. Izo effects uvuga ngo zatewe no kwikinisha, uba warabwo n'icyo zatewe no kwikinisha, kubera ko wumvise bakubwira ngo kwikinisha bishobora gutera ibibazo ibi n'ibi. Harimo baza kubwira ngo bizatera ubugumba, ngo bizatuma ngo intanga ziza ari amazi. Hari video nabikozemo, ndashaka kuyishyira hano hejuru, ariko nta nubwo irenze imwe. Izindi video nabikozemo ndazishyira ku mpera y'iyi video. Noneho wowe uzishaka ushaka kumenya ibijyanye no kwikinisha ku buryo burambuye, urebe izo video zitandukanye, ziraza kugira ubundi bumenyi ziguha. Nuzireba ushaka kumva no kwemera, uragira icyo usobanukirwa. Ariko n'ubundi nuzireba ugifite mu mutwe ibyo wumvanye abantu cyangwa se ibyo bakubwiye cyangwa ibyo wasomye runaka, ntabwo uri buze gusobanukirwa, ariko narabisobanuye bihagije. Yego, ndagushimiye cyane rero nahangaha video y'uyu munsi nyigarukirije. Reka nkwifuza gukomeza kugira ibihe byiza, kandi ngushimire cyane wowe wakanze subscribe bw'iyi video yari irimo, ngushimire cyane wowe ugiye gusharinga n'abandi, ngushimire cyane wowe ugiye gushyiraho comment nawe ugiye gukanda like. Urakoze cyane turi kumwe.